Hello guys, muri ino video tugiye kurebera hamwe uburyo dukura amafaranga kuri Binance tuyashyira kuri mobile money. So nk'uko mubizi Binance ni porogaramu dukoresha mu bintu bitandukanye mu gukora ama transaction mu buryo bwa cryptocurrency ndetse n'ibindi bintu byinshi dukoresha Binance. By'umwihariko ikaba ikunda gukoreshwa n'abantu bakunda gukora ibintu bya online business. So muri ino video ngiye kwereka ukuntu ubikuza amafaranga uyafite kuri Binance rero ukaba wayashyira kuri mobile money. So nk'urugero hari igihe ushobora kuba warakiriye amafaranga kuri Binance, hari abantu neretse ukuntu bafungura account ya Binance ndetse nerekana n'uburyo butandukanye wakakiramo amafaranga, uburyo wakorera amafaranga online ukayakira kuri Binance ukaba wayabikuza. So rero ngiye kuba nakwereka ukuntu noneho mu gihe uyafite kuri Binance uburyo wayashyira kuri mobile money. So kuri Binance yanjye mfite amafaranga, nawe uraza kuba ufite amafaranga kugira ngo uyabikuze. Mu gihe nta mafaranga ufite uyu munsi ushobora nyine kuzakenera uburyo wayabikuza mu gihe wayakiriyeho, kuko nzagenda nkora video nyinshi zijyanye n'uburyo abantu bakorera amafaranga kuri interineti bakakira amafaranga mu buryo bwa cryptocurrency, by'umwihariko bakayakira kuri Binance. Rero urumva ko uzakenera uburyo bwo kuyabikuza. So rero mu gihe uri kuri Binance yawe imeze gutya, urabona ko ndi muri pro mode. Ikindi ushobora kuza ugasanga wowe uri muri mode itameze gutya. Nk'urugero reka nkore aha ngaha, ushobora kuba uri muri Binance Lite mode. Iyi ngiyi aha ngaha murabona ko ndi muri pro mode, ushobora kuza nyine ukaba wayijyamo ukoze aha ngaha handitse Binance Lite. Ubwo ngubwo urasanga harimo Binance Pro mu gihe usanzwe uri muri Binance Lite. So rero kugira ngo rero ubikuze nuko uza gusabwa kuba uri muri Binance Pro imeze gutya. Noneho kubikuza uraza ukore aha ngaha handitse ijambo add fund. Rino jambo niryo uza ugakora kugira ngo ubikuze. Tugiye kubikuza amafaranga tuyakuye kuri Binance tuyashyira kuri mobile money. So mu gihe ushaka gukoresha rero ubwo buryo bwo kubikuza amafaranga, uraza ukore aha ngaha handitse P2P trading. Aha ngaha ndimo kukwereka niho uza kuza ugakora kugira ngo ube wakora uburyo bwo kubikuza kugira ngo uyakire kuri mobile money cyangwa se kuri Airtel money mu buryo ushaka kuba wakoresha. So rero ushobora kuza ugasanga aha ngaha handitsemo Rwandan francs. Aha ngaha ndimo kukwereka ugasanga harimo USDT. Ushobora kuza ukakora nyine ukandikamo Rwandan francs kugira ngo ube wabona uburyo bwo kubikuza amafaranga akakugeraho kuri mobile money ku muntu uri mu Rwanda. So ikindi rero mu gihe ushaka kubikuza uraza aha ngaha uswicinge. Urabona ko hano ndi muri buy. Hano ni uburyo bwo kuba washyira amafaranga kuri Binance. Ibi ngibi nabyo narabiberetse ukuntu washyira amafaranga kuri Binance. Gusa twe tugiye kuba twakora aha ngaha handitse sell kugira ngo tube twabikuza amafaranga. So rero uraza ukore kuri sell kugira ngo ube wabikuza amafaranga uyakuye kuri Binance uyashyira kuri mobile money cyangwa se kuri Airtel money, cyangwa se ukaba wanayashyira kuri banki. Harimo uburyo butandukanye ushobora kuba wakoresha. Muri ino video ngiye kuba nabereka ukoresheje mobile money gusa. Uburyo ukoresheje mobile money nabwo ukoresha ugiye kubikuza uyashyira kuri Airtel money. So aha ngaha rero ikintu uba ukeneye kumenya ni ukumenya ngo urabikuza amafaranga angahe, urakoresha ubuhe buryo ubikuza. So rero reka nze mbereke. Ikintu cya mbere ni ukubanza ukamenya ngo urabikuza amafaranga angahe. So iyo ufiteho ama USDT, aha ngaha urabona ko tuza kuba dufiteho ama USDT. Iyo ufiteho ama USDT rero niyo uba wemerewe kubikuza. Mu gihe ufiteho andi mafaranga, wenda ufiteho ama Dogecoin, wenda ari nka mining wakoze ikagwa amafaranga, ufiteho ubwo bwoko bw'amafaranga urabanza ukayakomvata. Mu gihe rero uyafiteho ari ama USDT, uraza ugakora kuri amount ukavuga uti wenda ushaka kubikuza amafaranga angana gute. Amafaranga makeya uba wemerewe kubikuza ni amafaranga 1500 y'amanyarwanda. Uraza aha ngaha kuri amount ushyiremo amafaranga ushaka kubikuza kugira ngo ure abagent aba Binance bagufasha mu kubikuza ayo mafaranga. So ari 1500 rero niyo makeya ubikuza. Urazita ubona ko hari abantu benshi babikora. So kugira ngo umenye limit y'abo bantu uraza ukabona ko aha ngaha ijambo limit hariho n'amafaranga babikuza hagati. Nk'urugero n'uwitwa Boyvido ni umwagent wa Binance ushobora kukubikuza hagati y'1500 y'amanyarwanda kugeza ku 133 n'andi mafaranga 795. Uyu nguyu niyo yabikuza. Uyu nguyu wa kabiri we, uyu nguyu we abikuza nawe guhera ku 1500. Ubona ko nahera ku 1500 kuzamura. So rero urabanza ukareba umwagent ushaka kuba wakoresha. Ikindi ugomba kureba mu gihe ugiye kwikuza, urabanza ukamenya nimba uwo mwagent ari online cyangwa se atari online. Kugira ngo umenye ko ari online, urabona ko imbere y'izina rye hariho akadomo k'icyatsi nk'uko murimo kubona. Uno witwa River B
1 afiteho akadomo k'icyatsi ku izina rye imbere. So rero ibi ngibi bikwereka ko ari online, numara kubikuza amafaranga ako kanya ahita ayakohereza cyangwa se bigatwara akanya gato cyane. So mu gihe rero tumaze kubona ko tugiye kwikuza, turareba nyine abafite amafaranga twabikuza, reka tube twabikuza kuri umwe muri aba ngaba. Reka ndebe uyu nguyu ko ari online, gusa urabona ko ari online, uno yitwa Villa Services, yakubikuza guhera ku 1500. Gusa igiciro cye kiri hasi kubera ko uyu nguyu yaduhera ko ku idolari rimwe yaduhera ku 1200. Urabona ko uyu nguyu igiciro cye kiri hasi, kandi mu gihe hari abatanga idolari rimwe ku mafaranga nk'igihumbi 300 kuri Airtel Money, uyu nguyu ni Airtel Money. Gusa kuri MTN Mobile Money uyu nguyu yaduhera ku 1320. Urabona ko uyu nguyu yaduhera ku giciro kiri hejuru, nk'uyu nguyu yitwa Riva nawe yaduhera ku 320. Gusa wenda ndabona avuye active. So rero iyo umaze kubona ko hari umuntu ushaka kuba wakoresha nk'urugero, reka tubikuze kuri uyu nguyu yitwa Riva, nubwo afite igiciro kiri hasi, gusa nyine ushobora kubona wowe abafite igiciro kiri hejuru bari active. Uraza ugakora kuri sell, kuri no buto yanditseho ijambo sell, niyo tugiye gukoraho, niyo ukoraho mu gihe ushaka kuba wabikuza. So rero urabona ko amafaranga yahise yijyanamo, gusa aha ngaha ushobora kuza ukaheditinga, wenda ugashyiramo nk'ibihumbi 2000 mu gihe ari ushaka kuba wabikuza, cyangwa se ugashyiramo 1500 mu gihe ari ushaka kuba wabikuza. So ikindi urabanza ukaza ugakora aha ngaha handitseho ijambo Mobile Money, noneho ugakoraho kugira ngo ushyiremo payment method. So nk'urugero aha ngaha njye nashyizemo nimero zanjye, nawe uraza ugashyiramo nimero zawe ushaka kuba wakakiraho amafaranga. Uraza ugakora aha ngaha handitse add Mobile Money, kugira ngo ube washyiraho nimero zawe. So nimero ushyiraho zigomba kuba zibaruye ku mazina wakoresheje ubikuza ufungura Binance, amazina wakoresheje ufungura Binance. Noneho izo nimero nizo ugomba kuba wakoresha kugira ngo umuntu ukohereza amafaranga abe yabona n'amazina, kubera ko ahita yabona ntibize kugorana. So rero ushyiramo nimero zawe uhereye kuri 07, uhera kuri 0 ugashyiramo nimero zawe. Iyo umaze kuzishyiramo uhita ukora confirm, bakagusaba nyine kubyemeza. Ibyo byose ukabikora. So nk'urugero ngewe harimo nimero zanjye, harimo Mobile Money, urabona ko harimo nimero zanjye za MTN. Ndaza noneho mpite mbyemeza aha ngaha handitse ijambo press order. So urabona ko ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Ubu ngubu mbikuje 1500. Reka nkore kuri press order. Iyo ubikuje rero umwagent ahita abibona ko hari umuntu ubikuje, noneho akaba atangira kumwohereza amafaranga. So rero tugiye kurindira akanya gatoya kugira ngo umwagent aduhe amafaranga. So twabikuje 1500 y'amafaranga y'amanyarwanda, ubwo niyo aza kutugeraho, ubwo ngaya amadolari ahwanye n'idolari rimwe n'ibice 25 kuri uno muntu. So niyo tugiye kwakira rero kuri Mobile Money, aravuga ko ugomba gutwara bitarenze iminota 8 atarayohereza, ubundi bitwara igihe gito cyane. Iyo ushaka uraza ugakora kuri kano kabuto ka chat, aka ngaka kangabereke. Kano kabuto ushobora kuza ukagakoraho kugira ngo ube wamwandikira, wenda ukamubwira iti bikore vuba vuba, ukandika ijambo faster, n'ibindi wakandikaho, yaba ari mu Kinyarwanda byose ahita abibona, kuko n'ubundi nawe aba ari umunyarwanda. So ikindi aba yasizeho na nimero ze, urabona ko yasizeho nimero ze za WhatsApp. Aramutse atinze kubikora ushobora nyine kuba wahita umwandikira. So rero iyo amafaranga ayohereje, hari step uhita ukurikizaho. Ngiye kuba nayibereka, amafaranga ntabwo aratugeraho, ngiye kuba nitonze amafaranga angireho, nangiraho ndahita mbereka n'izindi step zikurikira. So nyuma y'iminota mikeya rero amafaranga bayangejejeho. So nk'urugero murabona ko na message nyakira ya Mobile Money imbwira ko nakiriye 1500 avuye kuri Julienne. So none umwagent wa Binance, n'amafaranga nakiriye. So rero iyo umaze kwakira amafaranga uhita ubona ko kuri Binance yawe hahita haza ijambo ngo payment received. Rino jambo uhita uza ukaryemeza. Gusa mbere y'uko uryemeza uba ugomba kubanza ugacekinga, ukajya muri Mobile Money yawe kuko ukareba ko amafaranga wayakiriye. So iyo wayakiriye rero nubwo uhita uza ukabyemeza. Uhita uza kuri Binance yawe ugahita wemeza ko amafaranga wayakiriye. Gusa y'ino mafaranga yangezeho kuri Mobile Money, murabona ko amafaranga
yahise angeraho. So ngiye kubyemeza, ngiye kuza kuri no buto handitseho ijambo payment received, bahita bagusaba gushyiramo verification. So uba ugomba kubyemeza ko wayakiriye, ugakanda hano hasi ngo I have verified, so ugakora payment received, ugakora release. So rero iyo ugiye gukora release hari ibintu bagusaba kugira ngo ushyiremo security details zawe, bagusaba password cyangwa se bakaba bagusaba gushyiramo fingerprint mu gihe ariyo washyizemo kuzajya ukoresha biometrics. Ibyo ngibyo iyo ufungura Binance barabigusaba nyine ukaba wabishyiramo. So rero ni uku nguku bigenda, ni uku nguku ubikuza kuri Binance amafaranga ukayakira kuri mobile money. Ni ibintu byihuta cyane, biterwa n'umwagent ugukoreye. Ni byiza kubanza ukareba umwagent uri online kugira ngo atazajya agutinza, bityo amafaranga mu gihe uyakeneye cyane ukaba watinda kuyabona. So reka tubyemeze, twemeze ko twakiriye amafaranga ndetse dushyiremo n'amapassword barimo kudusaba. Gusa ibi ngibi utabikoze ntabwo ibyo bintu ari byiza, ni ngombwa ko ubanza ukabyemeza byose. So ni byiza ko ubyemeza byose. Barimo kunsaba gushyiramo additional verification method, ibi ngibi byose reka mbishyiremo mite ingaruka muri iyi video. Nyuma y'uko ibintu byose mbisoje, amafaranga ubu ngubu namaze kuri leasinga, ibintu byose namaze kubikora, amafaranga yamugezeho ndetse nanjye amafaranga yayamaye. So ni uko nguko rero, ni uko nguko ubigenza mu gihe ushaka kuba wabikuza amafaranga kuri Binance uyohereza kuri mobile money. Ufite ikibazo ushobora kuza kunyandikira muri comment, kandi nimba ino video igufashije nabyo ushobora kuza kubyandika muri comment. Uramutse ufite n'ikindi kintu wenda waba ushaka ko twazabagezaho nabyo wabyandika muri comment kugira ngo umenye ubwoko bwa video mukeneye cyangwa se ibibazo mukeneye kuba mwakemura. Nkore video mbereka ukuntu ibyo ngibyo bikorwa. So rero yari Kendrick muri ino video kuri Menyatech. Ushobora kuza ugakora subscribe kandi ukaza ugakora like kuri ino video kugira ngo ikomeze kujya no ku bandi bantu benshi.